muri kumwe na Nuello aho twinjiye muri wa mwanya watumenye isi. Kuri uyu munsi rero tugiye kugenda turebera hamwe ariko twibanze ku bintu bijyanye n'ubushakashatsi ibyagiye bikorwa, ibigo bigatangaza ko byabikoze ariko nyuma bigahakanwa. Turuze kugenda tureba ibyagiye biteganywa n'abashakashatsi mu rwego rwa predictions cyangwa se ibintu bateganya ariko bitaraba, abantu bagategereza amaso agahera mu kirere. Turuze no kugenda tureba challenges cyangwa se imbogamizi bimwe mu bigo bigenda bihura nazo bitewe n'abagenda babirwanya bavuga ko ibyo byita intego yatumye bishingwa atariyo bigenderaho, atari nayo bimakaje imbere. Ahangaha rero turuze kugenda tuganira kuri byinshi cyane ariko byerekeranye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubushakashatsi. Dutangira reka duhite duhera ku kintu cyagiye kivugwa cyane, ngira ngo murabizi program ya Apollo cyangwa se program y'ibyogajuru bya Apollo byagiye byoherezwa guhera kuri Apollo ya 7 ya 10 gutyo kuzamura n'iya 9 mu mwaka w'igihumbi 1969 ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 7 nibwo icyogajuru Apollo 11 cyaje koherezwa mu kirere. Ndetse iki cyogajuru nyuma y'iminsi 4 ku itariki ya 20 z'ukwa 7 1969 bihita bitangazwa bibi byishimo bikomeye cyane ku banyamerika ko ku nshuro ya mbere icyogajuru kijyanye umuntu ku kwezi safely mu buryo bw'amahoro akagerayo amahoro, ndetse byaje no kugaragara ko iki cyogajuru cyaje no kubagarura ku isi amahoro. Ibi ngibi ni bimwe mu bintu byagiye bigira critics nyinshi cyane, abantu babikritikaho bamwe babirwanya, ariko se ahangaho umuntu yakongera akibaza ati se nibihe bintu muri ubu bushakashatsi cyangwa se muri irya mu kirere ry'abanyamerika abantu benshi cyane bakomeje kugenda barwanya. Iyi nshuro ngira ngo twigeze kubikoraho ibiganiro tubabwira ko bimwe mu byogajuru byari byabanje Apollo 7, Apollo 9, Apollo 10, ibyo byose ni ibyogajuru byagiye bigenda ariko bimwe bikagira icyo nakwita technical problems cyangwa se ibibazo biri technique ntibibashe kugerayo, ariko Apollo 11 iza kugerayo kuri iriya tariki ya 20 z'ukwa 7 1969 zose zikaba zaragiye zirekurirwa hariya kuri Cape Canaveral Center hariya muri leta ya Florida. Ahangaha rero bimwe mu bintu byagiye byibazwaho n'ibingibi. Nkuko nabibabwiye turuze kugenda tuganira kuri bimwe mu bintu bijyanye n'ubushakashatsi ariko abantu batagiye bavugaho rumwe. Murabizi ko mu kiganiro tumenye isi tureba bya bintu biteye amatsiko akaba ari byo tuzana. Ahangaha umuntu ashobora kuba natwe twese niko tubizi tuzi ko icyogajuru cya mbere cyagiye ku kwezi kitwaye abantu kandi bakagaruka neza ari Apollo 11 cyagiyemo n'abantu bitwa ba Collins, abantu bitwa ba Neil ARMSTRONG. Binavuga ko ari we muntu wakandagiye bwa mbere ku kwezi, aho yagiye avuga ati yavuze ngo it's a small step for a man, a giant leap for a mankind. Ngo iyi ni intambwe ntoya ku muntu ku giti cye ariko ikaba intambwe nini ku kiremwa muntu muri rusange. It's a small step for a man, a giant leap for a mankind. N'amagambo Neil ARMSTRONG yavuze akimanuka muri iriya lunar module cyangwa se kiriya gice cy'icyogajuru cyari cyicaye ku butaka bw'ukwezi amaze gukandagira hasi. Ahangaha rero ibingibi abantu benshi cyane bakomeje kugenda babirwanya bavuga bati iriya mission ari amafoto berekanye ni fake. Icyo bashingiraho ni iki? Bagiye bavuga bati biriya bintu byabaye staged cyangwa se byarakinwe nk'uko abantu bakina filme. Ahabibaza batese kuki mu mafoto yagiye yerekanwa kuri bariya ba moonwalkers cyangwa se bariya bantu bivugwa ko bagenze ku kwezi, ati kubera iki hatagaragaramo inyenyeri? Ingi bagiye babyibaza bakongera bakibaza batese kubera iki iriya drapo ngira ngo murabizi ko bimwe mu bintu bahise banahashinga idrapo ry'Amerika. Ahangaha nanone bibaza ngo ikintu cyateye ririya drapo ry'abanyamerika kugaragara mu ishusho ariko risa nkaho riri kubusha. Ibingibi nanone bihita bigaruka bivuguruzwa n'ibindi nanone biba byaragiye bitangazwa, aho bamwe mu bashakashatsi bagiye berekana ko ku kwezi naho hajya habaho icyo twakwita twabyita nka reka dukoresha imvugo tubyita wenda dust storm. Hahandi usanga wenda ahantu runaka haba nk'ibintu by'umuyaga gutyo. Sinahariya honyine n'indi mibumbe bakomeje kugenda babyerekanaho no kuri za Mars bavuga bati habaho icyo twakwita dust storm, ugasanga nk'imiyaga irahuha cyane. Ibi nanone byahita bivuguruza biriya, ariko abantu ntago bakomeje kubyemera. Ikintu cyatumye iriya drapo cyangwa se iriya bendera ry'Amerika rigaragara nk'irinyeganyega. Ikindi kandi mu mafoto y'abari ba moonwalkers ntihagaragaremo inyenyeri.
ikindi baje kwerekana icyo twakwita ama footprints ku mafoto cyangwa se hariya umuntu yagiye akandagira bari ba Armstrong n'abandi berekana aho ibirenge byagiye bikandagira, ariko nta kimenyetso na kimwe kuri iriya lunar module cyerekana ko yigeze ihakandagira. Ni bimwe mu byo bagenda bashingiraho, ibirenge byarerekanwa aho byakandagiye, ibendera, ariko noneho bakibaza batese niba koko iriya lunar module yarabaye landed ku butaka bw'ukwezi, iyo kuki batigeze berekana aho yari iri. Donc kubijyanye no kwerekana ko yo yahageze, usibye ariya mafoto bafata, bo abahakana bavuga ko nta kimenyetso nka kuriya berekanye ama footprints cyangwa se ibirenge byakandagiye, batigeze noneho berekana aho iriya lunar module yakandagiye. Ariko nanone wakwibaza biterwa naho kamera ziri. Hanyuma ibingibi tubisanisha n'abandi bakomeje kugenda bahakana, by'umwihariko ku bijyanye na misiyo za NASA. Hangaha NASA bongeye gukurikizaho bihita bigendana noneho n'abahakanyi. Kugeza ubu hari abantu bagihakana bavuga bati NASA nukubeshya biriya batubeshya ngo bajye gukora ubushakashatsi mu kirere. Hari abantu batarabyumva bavuga ko NASA ari ukubeshya. Ahangaha rero bagenda berekana ko nkuko NASA igitangira kera mu mwaka wa 1958 aho yagiye yerekana ko igiye gutanga ubufasha mu bintu bijyanye n'ubushakashatsi, ariko bukorerwa hanze y'ikirere cy'isi ndetse no mu kirere cy'isi bikarenga hano ku butaka turi. Ahangaha ni byaje gutangazwa na The National Aeronautics and Space Act hari mu mwaka wa 1958, ndetse biza no guhita bisinywa iri tegeko ryemerera NASA gutangira ndetse no gukora, biza guhita binasinywaho n'uwitwaga D. Eisenhower. Uyu ni umwe mu bantu nabo bakomeye cyane bagiye bagira ubushobozi. Hakaba yaraje no kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. D. Eisenhower yaje kuba rero asinyira iri tegeko. Aha bikaba byari bitangiye gukorwa, banabihuza nanone ko intego nyamukuru yatumye NASA ijyaho cyangwa se kiriya kigo cyo kohereza ibyogajuru, ahanini bakanabihuza bavuga bati nubwo berekana ko ari ibintu byari bifitiye inyungu abaturage bose, birimo kubagezaho amakuru yo mu kirere ndetse no hirya y'ikirere cy'isi ko hateye, ariko hari harimo no kongera power mu bijyanye n'igisirikare, by'umwihariko kugira ngo babashe kurusha imbaraga, dore ko hari no mu bihe byo guhangana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, nubwo zaje no kubatanga mu kirere inshuro ebyiri zikurikiranye mu batarajyayo na rimwe. Ibintu byo twari babwiye ko ku nshuro ya mbere nibwo baje gukora test, boherezayo imbwa bana ba Russia, imbwa yitwaga Laika. Ku nshuro ya kabiri boherezayo undi mugabo witwaga Yuri Gagarin, akaba ari nacyo kinyabuzima cya kabiri cyagiye mu kirere, ariko akaba ikinyabuzima cya mbere cy'umuntu cyagiye mu kirere mu cyogajuru. Ahangaha rero nibwo ihatana ryari rikomeye, bapingana barushanya imbaraga. Abanyamerika nabo bahita bazana za network zitwa ARPANET kugira ngo bavuge bati niba mudutanze mu kirere natwe tugira ibindi tubarusha. Yari network y'igisirikare gusa. Ahangaha rero bakomeje kuvuga bati ibya NASA no kubeshya. Ahangaha twabisanishije na bya bimenyetso bagiye bahakana bavuga bati biriya bintu byarakinwe. Nagiye ndeba, ariko nabandi benshi cyane nimushaka muzajye kuri YouTube mureba abantu bahakana ko Apollo 11 yagiye ku kwezi, murebe ibyo bo bafata nk'ibimenyetso bibarengera. Gusa nanone iyo kureba movement cyangwa se uburyo bari abantu berekanye ngo bashutinge muri Nevada bamovinga, usanga bitandukanye. Bari berekana muri Nevada uburyo bagenda ugira ngo hari ahantu nta magnetic force ihari, ziriya mbaraga zikwega. Ubugira ngo zirahari, ahubwo nyinshi nari mbeshye. Ubugira ngo zirahari kuko umuntu abatambuka nk'uri hano ku butaka, mu gihe iriya yasohotse, iriya video yasohotse ya ba Armstrong ku kwezi batambukaga nk'abantu koko bari ahantu hari iriya gravitation force iri ku kigero cyo hasi cyane. Aha ndiho ndagenda mbereka uburyo ki abahanga nubwo bajya bakora ibintu bakabitugezaho, ariko noneho ngenda mbereka abahanga ibyo bakora n'abakontre 6 babo ibyo bagenda batangaza. Aha
aha rero abakomeza kugenda barwanya biriya bya NASA ndetse n'ibindi bigo bigiye binyuranye by'ubushakashatsi, ariko aha turacyari by'umwihariko kuri NASA, bagenda banerekana bati hari amwe mu mafoto muzagenda mubona kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma abantu mwese muvuge ngo it's amazing picture cyangwa se n'amafoto atangaje. Ati amwe muri ayo bakunze gushyiraho amafoto yerekana umubumbe wa Mars, umubumbe wa Pluto, ariko uyu wanavuyeho, imibumbe ni 8 kugeza ubu. Ati ndetse bagenda berekana n'andi mafoto y'indi mibumbe atari ko mu by'ukuri ucunze neza, biriya nibyo bita CGI, computer generated imagery, cyangwa se amafoto ashyirwa ahagaragara hakoreshejwe mudasobwa ndetse no kongeramo bimwe mu bikabyo bya mudasobwa, ifoto ikaza isa nk'ifoto y'ahantu runaka.